Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Muri videwo ya mbere twabwiwe ibya Ezekiyeli wari umutambyi. Yicaranye n'abajyanyweho iminyago i Babuloni maze ahura n'ubwiza buteye ubwoba bw'urusengero rw'Imana, ariko bumubonekera ari i Babuloni. Nuko Ezekiyeli amenya impamvu. Ni ukubera ko gusenga ibigirwamana kwa Isiraheli n'akarengane byatumye Imana ireka urusengero rwayo. Kandi nubwo hakiriho ibyiringiro by'igihe kizaza, iki gitabo gikomeza kivuga ubutumwa bwa Ezekiyeli ku gihano cy'Imana, bwa mbere ku Bisirayeli, hanyuma no ku mahanga yari abakikije. Hanyuma mu mutwe wa 33 habaye ikintu cy'ingenzi. Ezekiyeli yahawe raporo ivuga ko abanyababuloni batakigose Yerusalemu kubera ko uwo murwa wahinduwe, urusengero rwasenywe. Amagambo asharira Ezekiyeli yavuze yarasohoye. Kujyanwa bunyage nicyo cyago kibabaje kuruta ibindi byose byabaye ku Bisirayeli, kandi bwateye kwibaza niba Imana yarekeye aho kugira icyiza igirira Abisirayeli. Ariko wibuke ko mu isoza ry'umutwe wa 11 Imana yasezeranyije Isiraheli ko ibihe byiza bizazana nyuma y'ubunyage. Uku niko igice gisigaye cy'iki gitabo kigizwe n'ibice bisesengura iyerekwa rya Ezekiyeli ry'ibyiringiro, mbere na mbere kubw'Abisirayeli, hanyuma kubw'amahanga, ndetse n'ibyaremwe byose. Ibyiringiro bya Isirayeli bitangirana n'Imana isezeranya Dawidi mushya uzabaho, umwami wo mu buryo bwa Mesiya uzaza, uzaba ari we muyobozi Isiraheli yari ikeneye ariko itarigeze imugira. Kandi iryo shyanga rishya rya Isiraheli rizabaho ritegetswe n'umwami wo mu buryo bwa Mesiya, rizaba ari ubwoko bwahindutse. Imana izita ku kibazo cy'umutima wabo w'ubugome, ibaha imitima mishya. Ni nk'uko Mose yabisezeranyije mu gitabo cyo gutegeka kwa 2. Imana iravuga ko izabavanamo umutima wabo ukomeye, maze ituma umwuka wayo aza mu bwoko bwayo, kugira ngo ibahe imitima mishya yoroshye ishobora gukunda no kumvira Imana yabo. Kandi icyo gitekerezo kirushaho gusobanuka mu iyerekwa rikurikira ritangaje. Ezekiyeli yabonye ikibaya kinini cyuzuyemo amagufwa y'abantu yumye, maze Imana imubwira ko icyo ari ishusho y'ikigereranyo cy'uko Abisiraheli bameze mu mwuka. Kugomera Imana kwabo kwatumye bajyanwa bunyage kandi hapfa nyagupfa abantu benshi, ariko ni n'ikigereranyo cyo gupfa kw'isezerano bari bafitanye n'Imana. Kandi Imana ibwira Ezekiyeli ko umwuka wayo uzaza ugahembura ubwoko bwayo. Nuko umuyaga uraza utuma amagufwa yose ahaguruka, maze uyuzuzamo impumeko y'ubugingo. Hanyuma uruhu rumera hejuru y'ayo magufwa, maze Ezekiyeli atungurwa no kubona abo bantu bose bashya bahagarara imbere ye. Iri yerekwa rero ryibutsa inkuru ivuga ibyo kuremwa kw'abantu iri mu Itangiriro umutwe wa 2, aho Imana yaremye abantu mu mukungugu no mu mwuka w'Imana. Abisirayeli ndetse n'abantu bose baragomye, bituma bapfa. Akaba ariyo mpamvu ibyiringiro bisigaye nuko Imana ari izakora igikorwa gishya cyo kurema, maze ikarema abantu bundi bushya ku buryo bazabaho bashyikirana nayo na bagenzi babo by'ukuri no mu rukundo. Nuko nyuma yaho Imana izakuriraho ikibi kiri mu mitima y'ubwoko bwayo, haracyari ibibazo bimwe na bimwe bitarakemuka. Urugero, utekereza ute ku bijyanye n'ububi bikomeje gukwirakwira hirya no hino mu mahanga? Ubundi kandi wibaza iki ku by'igihe kizaza cy'ubuturo bw'Imana mu rusengero? Ibyo ni byo ibice bya nyuma by'iki gitabo bivugaho. Bihera mu mutwe wa 38 n'uwa 39 bivugwamo isezerano ry'uko Imana izatsinda amahanga burundu, avugwa hakoreshejwe uyahagarariye nk'umutegetsi witwa Gogi wo mu gihugu cya Magogi. Iri zina rero rikomoka ku gisekuruza cy'abami n'ibihugu bya kera bivugwa mu Itangiriro umutwe wa 10, kandi ryerekezaga ku mahanga akomeye yo mu gihe cya kera cyane. Ezekiyeli rero yifashishaga iryo zina ryo mu mazina ya kera yo muri Bibiliya nk'ikigereranyo cy'ubwami ubwo ari bwo bwose burangwa n'urugomo. Uko niko dusanga ko Gogi yifatanya n'amahanga 7 aturuka mu mpande zose uko ari enye z'isi. Biragaragara neza ko iyi ari ishusho igihagarariye amahanga yose. Iki nanone kidufasha gusobanukirwa impamvu Ezekiyeli asobanura Gogi akoresheje amashusho mbere muri iki gitabo asobanura iby'umwami w'Itiro n'umwami wa Egiputa Farawo. Kubwa Ezekiyeli, Gogi agereranya abantu babi cyane kandi b'abanyarugomo bavugwa muri Bibiliya. Gogi ni urugero rwo kwigomeka ku Mana kw'abantu. Inkuru shingira iri muri ibyo bice nuko Gogi arwanya umugambi w'Imana wo guhembura ubwoko bwayo. Nk'uko byari kuri Farawo wo mu nkuru yo mu Kuva, Gogi azanwa no kurimbura abantu. Ariko Imana isuka ubutabera bwayo kuri Gogi mu rufaya rw'inkuru mu by'ukuri zitumvikana mu mvugo isanzwe, iyo uzisomye ukurikije uko zikurikirana. Kubera ko mbere ya byose Gogi n'ingabo ze barimburwa n'umutingito, ariko nyuma bagakongorwa n'umuriro inshuro 2 zitandukanye. Hanyuma y'ibyo Imana iraza igakubitira Gogi n'ingabo ze mu gasozi, aho imirambo yabo imara amezi idashyinguwe. Biragaragara neza ko izi nkuru zuzuyemo amashusho n'ibigereranyo. Ezekiyeli aha yakoresheje ubuhanga mu by'ubusizi bwe bwose kugira ngo asobanure buryo cy'amaherezo Imana yiyemeje kurimbura ububi bw'abantu bwasenye isi yayo, kugira ngo ice inzira y'ibyaremwe bishya. Nuko yuko ikibi kirimbuye mu mahanga, igice cya nyuma cy'iki gitabo gisobanura uburyo umunsi umwe ubeho bw'Imana buzagaruka mu bwoko bwayo no mu rusengero rwayo kugira ngo ihembure ibintu byose biri mu isi. Ezekiyeli abanza kugira iyerekwa rirambuye ry'urusengero rushya n'umurwa mushya. Umusobanuzi w'umuvajuru yamutembereje hirya no hino h'urusengero rushya, kandi rwari runini kurushaho kandi rurusha cyane ubwiza rwa Salomo. Hari igicaniro gishya, abatambyi bashya,
n'uburyo bushya bwo gusenga. Nuko nyuma y'uko kugendagenda yitegereza, igare ry'intebe y'ubwami y'Imana yabanje kubona mu iyerekwa rye rya mbere rirongera riragaruka, maze ryinjira mu rusengero rushya. Icyo ibyo yeretswe ku rusengero bisobanura, bimaze igihe kirekire bigibwaho impaka. Abasomyi bamwe b'Abakristo n'Abayuda bizera ko iri yerekwa umunsi umwe rizasohora nk'uko riri, kandi ko ibi bice bitanga ibishushanyo mbonera nyabyo by'urusengero rushya ruzubakwa igihe Mesiya azaba agarutse maze akazana ubwami bw'Imana. Ariko abandi basomyi benshi b'Abayuda n'Abakristo batekereza ko iryo yerekwa, kimwe n'ibindi Ezekiyeli yeretswe byose, ryuzuyemo ibigereranyo, kandi ko bishushanya ukuri ko kubaho kw'Imana igarukira ubwoko bwayo mu gihe cy'ingoma ya Mesiya, ariko atari mu buryo bw'inyubako nyanyubako. Uko waba ubibona kose, ni iby'ingenzi ko Ezekiyeli atigeze yita uwo murwa Yerusalemu, kandi umutwe wa 47 n'uwa 48 byerekana impamvu. Ezekiyeli yabonye akagezi gato gaturuka ahahereranye n'umuryango w'urusengero ku masikariye, hanyuma vuba gahinduka uruzi runini cyane. Hanyuma rutemba ruva mu rusengero no mu murwa rujya mu butayu, rugera n'aharusha ahandi hose ku isi kuba hakakaye, mu kibaya cy'inyanja y'umunyu. Maze urwo ruzi rugenda rusiga ibiti n'ubuzima aho ruciye hose. Hanyuma n'inyanja y'umunyu ihinduka inyanja y'ubuzima irimo ibimera n'inyamaswa. Aya mashusho yose akomoka mu busitani bwa Edeni, mu itangiriro umutwe wa mbere n'uwa kabiri, kandi bitwereka uburyo iyerekwa rya Ezekiyeli mu by'ukuri rishingiye ku bigize isanzure. Umugambi w'Imana wahoze ari uwo kugarura abantu bose n'ibyaremwe byose mu bubeho bwayo butanga ubuzima. Bityo, iki gitabo gisoreza ku izina ry'uwo murwa w'ubusitani. Umwami arahari. Ibyo Ezekiyeli yeretswe bigeraho bisoza, byuzuye ibyiringiro ku bw'ahazaza. Abantu bashya bazaba mu isi nshya izaba ikomejwe n'umwuka w'Imana utanga ubuzima. Ni isi yuzuyemo urukundo rw'Imana n'ubutabera bwayo. Kandi ibyo bikaba ari byo igitabo cya Ezekiyeli kivuga.